Reka nongere suhuze abakuzi b'umurongo wacu wa Kimeza Miryango. Turi muri video y'102. Nkuko rero twabibasezeranije muri video y'101 ko tuzarambura ikibazo cya muntu cyangwa se umuntu ubwe kuba ikibazo, ko tuzimbika. Muri iyi video turifuza kwimbika koko ko ikibazo ari umuntu. Wabyanga wabyemera, icyo kintu ni nk'ihame ntabwo kivaho. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko nta handi ibibazo bigaragarira atari ku muntu. Ni nayo mpamvu ubushakashatsi buvuga ko ari we nyirabyo, ari we nyirabayazana. Kubera iki? Kuko niwe biza bisanga, niwe nyirukubitera. Nigeze kuvuga ubushize ko umuntu nk'uko inkoko itera amagi, nawe atera ibibazo. Ibyo akoze byose bikaba ari ibibazo, ibyo agiyemo agasanga birimo ibibazo. Reka ntange urugero rugaragara. Nta muntu n'umwe wahakana ibibazo kandi ari ibintu bigaragara ku isi. Niyo wajya mu iteganyagihe cyangwa ukajya mu mihindukire y'igihe, wasangamo ibibazo kandi byinshi cyane. Ni ibibazo birimo kutuzira twebwe nk'abantu, biza bidusanga cyangwa twe n'ibindi biremwa biri ku isi. Imihindukire y'igihe ikaduhindukira mu buryo bw'ibibazo. Aha ndongera nkwereke uwareba uko isi yangijwe, uwareba uko isi imeze, irataka kandi yangijwe n'umuntu. Ni ukuvuga ngo wa muntu w'ikibazo yiteje ibibazo, abiteza n'isi, abiteza n'ibindi biremwa byose bitari abantu, ibiriho byose. Amazi agira ibibazo, ibimera bigira ibibazo. Dore ikintu cyoroshye twatekerezaho, turebe leta igiyeho, leta cyangwa guverinoma igiyeho, usanga igiye gukemura ibibazo byabaye ingutu, byabaye akarande. Hagati aho rero twumve ko guhakana ibibazo siko kubikuraho, kurwanya ibibazo nta nubwo ariko kubikuraho. Uko bikemuye ejo havuka ibindi. Wabikemura iby'iburyo iby'ibumoso bikaba biraje, wakemura ibyo hasi ibyo hejuru bikaba biraje. Rero impande zose ni ibibazo. Nagira ngo rero abumva uyu murongo wa Kimeza Miryango bamfashe ducengera iki kibazo. Dore uko twagicengera. Ubushakashatsi bwerekana, ubushakashatsi bwo mu bitagaragara nibwo tubamo, nibwo dukoresha. Bwo bwerekana ko igituma ari twe kibazo nuko tubifata uko bitari. Utese gute? Ibibazo koko nta wabihakana mu miryango yacu, nta wabihakana mu bucuruzi, mu mirimo dukora, nta wabihakana aho tugenda hose, nta wabihakana mu madini, nta wabihakana mu bucuruzi, nta wabihakana mu ingorane ziri impande zose. Gusa amazina tubyita niyo hari ikibazo gikomeye cyane. Ni koko tubyita ibibazo kuko ari twe bibazo, ariko igikomeye ntitubyemera, ntitunabihakana, ahubwo twibereyeho. Mbese turi ibitega mubiri, turi ba nyiramfikije. None se ibyo bibazo birareba nde? Murebe nk'igihugu cyacu jenoside yateje ibibazo, birareba nde? Kugera igihe n'abacikacumu bongera kwicwa,
biteye agahinda gakomeye cyane. Rero umuntu ni ikibazo, uko wamugenza kose, uko wagira gute, ni ikibazo. Nese niba abitwa ababyeyi tubaye ibibazo, tukaba ibibazo ku bana, abana bakaba ibibazo kuri twebwe, abaturanyi bakaba ibibazo kuri twebwe, abatuyobora bakaba ibibazo kuri twebwe, natwe tukaba ibibazo ku batuyobora, bizagera amaherezo n'ayayo. Reka no tubabwire, ndagira ngo munyumve neza, kiriya wita ikibazo wari ukwiye kugira imbaraga zo kucyemera no kucyakira, kugira ngo urebe ubwoko bwacyo, urebe ikikizanye, urebe imvano, amavu n'amavuko ya kiriya kibazo. Niba ari ikibazo cy'ubukene, niba ari ikibazo cy'indwara, niba ari ikibazo cy'ubwumvikane buke, niba ari ikibazo cyo guturana, niba ari ikibazo cyo guhanahana amakuru, niba ari ikibazo cy'ubucuruzi, niba ari ikibazo cyo kugurana, niba ari ikibazo cyo kugira gute, niba ari ikibazo cy'amacumbi, niba ari ikibazo cy'inzu, ibintu nk'ibyo, banza umenye iki kintu ni bwoko ki. None se wamaze kukibatiza ikibazo, ugira ngo igisubizo cyacyo nticyagombye kubazwa wowe? Ndakubaza, niba ubona ikibazo, kuki utabona igisubizo? Cyangwa se igisubizo ubonye ugasanga ahubwo nacyo kibaye ikibazo, kibyaye n'ikindi, kibyaye n'ikindi, kibyaye na kirumuna cyacyo, kibyaye na gikuru cyacyo, kibyaye na cya nyirakuru, kibyaye n'ubwuzukuru n'ubuvivi n'ibiki byose, kimeze nk'igituraga amagi, cyangwa imbwa ibyara ibibwana by'ibibazo. Rero ndagira ngo tubyumve neza, kwegera ikintu, kucyakira, kucyemera, mukabana ukizi, ngo ujya kwica ubukombe harabwagaza. Tinyuka wegera ikibazo, wishaka kucyomeka ku bandi, wishaka kukigira inzika ngo ni abandi bakiguteje, kuko ushobora kubona icyakugwiririye, cyangwa se ushobora kubona icyo wikururiye, cyangwa se ushobora kubona koko icyo watejwe n'abandi bantu. Ariko igihe utakyegereye ngo ugitanyagure, ubashe kukinjiramo, ukirebe mu mizi yacyo, ntabwo uzabasha kugikemura. Nugikemura bya nyirarureshwa, ejo kizongera cyubura umutwe, kivumbuke kijya ahandi, kigaragarira ahandi hantu. Bagenzi banjye, abanduta, abo nduta, ndagira ngo mbabwire ngo iyi video iragukomereye kandi irakureba cyane. Natwe byadutwaye igihe kugira ngo tugere aho dushaka kubivuga. Kuvuga ko umuntu hari ikibazo ntabwo ari gutukana, ntabwo ari ukubahuka, ntabwo ari ubwenge buke, nuko byigaragaza. None se nimba uwakabaye umukemura kibazo ari ubaye ikibazo, reka mbaho urugero. Nigeze kubona kese ngo y'umudiregiteri, ngo uwafashe umwana w'umunyeshuri amutera inda. Uyu murezi mwebwe mwambwira, wahawe umwana w'umukobwa wo kurera, umwana akava iwawe ari muzima, ejo bundi bajya kubona bakabona aratwite, bikavuga ko yayitewe n'umurezi. Ubwo murumva uwo murezi adakoze ishyano, ateje ibibazo abantu bangana iki? Ubwo amaze kugaragara, byanze bikunze azaburanishwa, afungwe, umuryango yaratunze witwe awushyize mu bibazo, umuryango wa mwana awushyize mu bibazo, umwana bapfiriye ubusa,
umwana uzavuka aho ngaho ntazagira kirera, nyina azamubyarira mu kaga avuye mu ishuri. ubwo iki byose ababibonye abo byagize urumva urwo rugero mbahaye ibibazo, icyo kibazo kimwe gusa gikozwe n'umuntu umwe ntabwo kizakwira imihanda yose. Ibibazo rero nuko tubibona, ntitumenya niyo biva, ntitumenya niyo bijya, ntitumenya niyo bibwaguye, niyo bibyaye ibindi, niyo bibaye urushumi. Icyo rero nababwira nuko harimo inkuru nziza, aricyo tuzabona muri video y'103. Iyi nkuru nziza siteyite mbavungurireho nuko icyo wita ikibazo uramutse ugifashe nkaho ari isomo, ariyo isanzure rikoherereje, kubera ko twibagirwa ko twaje muri iyi si y'ishuri ry'ubuzima. Ntabwo twaje kuri iyi si ari iwacu, ahubwo twaje kuri iyi si kwiga iki? Kwiga ibyo nyine mbabwiye, kwiga gukemura ibibazo neza mu mahoro, kwiga gukemura ibibazo ubyegereye, kwiga gukemura ikibazo wamenye ko ari amasomo, ari inyigisho, ari ukurerwa, ari ukwerekezwa, ari ukuyoborwa, ari ukubwirizwa, ari ndetse no gukundwa. Muranyumva ko akomeye? Ni urukundo rutagereranywa, ni urukundo rukomeye umuntu ubona umwarimu nyakuri umwigisha. Ubuzima rero mu rukundo budukunda butwoherereza ibigeragezo, ariko ibigeragezo bitaduhitana. Ibigeragezo mu by'ukuri bitwigisha. Nabajije abantu tuganira nkabaza, ese yewe ndababaza bati, hari ubwo mwigeze mubona hano kuri iyi si uwitwa umunyeshuri akunda ikizami? Iyo cyageze amera ate? Umunyeshuri wumvise ikizami aratokomwa, aragira gute, ahindura isura, aratunekwa, arajagarara. Nta muntu ukunda ikizamini. Nyamara bya bibazo byose tuvuga, bya bindi uhura nabyo, nta kindi biri byo, ni ibizamini. Ni abarimu bakwigisha, ni abarimu bakungura ubwenge, bakungura ubumenyi, baguhendahenda. Abantu ba kera bazababwira, wenda abo ngubu ntimubizi, mwasanze byaravuyeho, inkoni ababyeyi badukubise, ibitutsi badututse. Uzi yuko amazina yacu tuyamenye ari uko dukuze, kandi tutangiye kugira ingo natwe? Reka da, twari ba nyakuvuna umuheto, twari ba mabere ya nyoko, twari nyana yimbwa, twagiraga amazina se? Twari gicucu, twari wambwawe, ibintu nk'ibyo. N'umwana w'umukobwa akaba yoga pfatakize. Urumva twarerewe mu mbaraga zikaze, zidutuka, ziducyurira, zidutega iminsi, woga henera umugina we, wokapfuta byaye. Kumva umubyeyi w'umugore atukumwa umukobwa we ngo aragapfuta byaye, simbizi. Twarabyumvise byinshi cyane, ariko twaje kuvamo abantu, twaje kuvamo abashakashatsi, twaje kuvamo abagore n'abagabo. Ariko nubwo natwe tukiri abantu, ariko hari ibyo twanyuzemo byatumye tumenya kurera abo tubyaye. Noneho gutuka, gukubita byaravuyeho. Ndagira ngo rero tuvuge twumvikana, kandi duhugurana, dukomezanya, kuko dusangiye ibibazo. Niba dusangiye ibibazo, twe kubiteza abandi, twe kubyambika abandi, twe kubisiga abandi, twe kubitwerera abandi, ahubwo tubanze tumenye ko ari twe bibazo, kubera ko twananiwe gusobanukirwa neza ibitubaho.
ibitubaho nibyo byagombye kuturera, kutwigisha no kutuganisha heza dushaka. Hagati aho rero ndagira ngo mbe ngarukiye kuri iyi video 102 tuzasobanukirwe tunakomeze mu 103. Murakoze kunyumva, murakoze kuntega amatwi. Ahasigaye naho ubutaha muri video 103. Mugira ibihe byiza.